ngo njye mperuka bankubita hano n'ubundi aha tubona yego ni impiri bagukubise ni umuhoro bashakaga gukata ijosi ngo urabibona ko bashaka gukata umutsi w'izosi hejuru y'icyobo bakajya bakubita nyine umwe agwamo bakubita undi agwamo bagiraga ubuhiri bita hindizumbwa ko amahiri yabo yitwaga kabaga burimo imisumari aha ku maboko ntabwo nzi ukuntu byagenze nakangutse mbona nyine mfite ibisebe ahantu hose nkoze numva hari ibisebe igisebe iyo kimaze kubyimba iyo umaze gukomereka igisebe inyama irabyimba kaba nini ahantu hose nikoraga nasangaga habyimbye nuzuye amaraso nakangutse ndi mu mirambo myinshi cyane muri cya cyobo nambaye ubusa tubura ahantu ho kuba uyu munsi twacumbitse aha ejo tukahava biba ngombwa ko mama wanjye ashaka umugabo yego w'i Burundi yari umunyarwanda ariko wahungiye Burundi nawe yari umunyarwanda w'i Burundi ariko w'umuhutu tuhageze nyine amahoro twashakaga cyangwa ubuhungiro nabwo ni nkaho tutabibonye kuko yarantoteje yego turi umwe nta hutututsi urumva bagendaga ati dore iriya nyenzi dore iriya nkotanyi rero ubu ngubu turi mu gihugu cyiza dufite ubuyobozi bwiza nanabushimire yego genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Yes, ndagushuje kandi ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho aho muherereye mu bice bigize igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza cyane wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba. Tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa, Afrika yose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Komeza kugubwa neza cyane wowe wamaze gukanda subscribe ahangaha, inacyo gihe ngo wowe utarabikora ubikore, tujye dukomeza kubana mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ya mbere ni Emi Kabaka, naho kuri technique ni Visual Chobi, nkuko dutuwe tubana umunsi ku wundi. Dutangire twihanganisha abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi aho baherereye hose ku isi yose muri iki gihe turimo cyo kunamira abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. bazize ubusa ariko ntibasize ubusa, turahari ngo tuzuse ikivi basize batushije. Uyu munsi wa none turi kumwe n'umwe mu bamama barokotse jenoside n'ubundi yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. twamusuye ngo tuganire atubwihe ubuhamya bw'ibyo yaciyemo, ariko nanone agire icyo yigisha urubyiruko rw'uyu munsi. Umwana w'uno munsi agire amateka amwigiraho, cyane cyane ko ubuyobozi bwacu muri no minsi buri gushishikariza ababyeyi kujya bajyana abana cyangwa se urubyiruko kuza kwitabira kujya kwibuka bakagera bakamenya amateka y'igihugu cyacu, kuko nk'urubyiruko nitwe mbaraga z'igihugu kandi nitwebwe tugomba gusigasira amateka. Rero reka tuze kuganira n'uno mu mama agende atuganiriza byose. Uraho neza mama? muraho neza Amahoro. turaho natwe turakomeye. Turatangira twihanganisha n'abanyarwanda muri rusange bw'ibi bihe turimo byo kunamira abacu bazize jenoside mu mwaka w'1994. yego byagendaga yego amahoro. turaho tuba turi mu nyine bitatworoheye, ariko hamwe no gusenga nyine tukihangana. Ugomba kwihangana. Nishimiye rero kubakira namwe kunyakira. byose ndabibashimiye ko watwakiriye mu rugo iwawe. yego
hano niho mu rugo niho ntuye ni mu karere ka Kamonyi umurenge ni Gacurabwenge yego akagari ka Kigembe umudugudu wa Buhoro. aha tugusanze niho wavukiye? Oya ntago ariho mvuka. Kugira ngo uze kudusangiza buhamya nyine bwaho wavukiye, aho jenoside yatangiye gututumba cyangwa se mubona ibitutumbwa bya jenoside, wari ufite imyaka ingahe, wabaga hagana hehe? Uze kugenda udusangiza ubuzima mwagiye mucamo muri ibyo bihe. Muri ibyo bihe jenoside itutumba cyangwa inatangira igakorwa igashyirwa mu bikorwa nari mfite imyaka 12. Yego iwacu ni Butare. Iwacu ni Butare mu cyahoze ari komine Kigembe, ubu ni akarere ka Gisagara. Yego ubwo rero kigenda mfite imyaka 12 itangira niho twari dutuye. Nari mfite ababyeyi bombi, papa na mama, abavandimwe. Nta kibazo, twari abantu rubanda rugufi ruciriritse ariko nta kibazo twari turiho, tubona duturanye n'abandi bantu twumva ko nyine twese turi bamwe, turi abanyarwanda. Ariko nyine igihe kiragera tubona ibintu birahindutse. Nari nkiri umwana yego sinzi byinshi cyane, ariko nk'iyo wumva abantu bakuru baganira bakavuga nko ku bintu, hari ukuntu abantu bakuru baganira uri umwana nyine ukumva utuntu bari kuvuga, ukumva ibiganiro bafite ukiciraho. Ariko nyine iyo bimaze kuba nibwo usubiza ubwenge kugira ukavuga uti bya bintu iwacu baganiraga, bya bintu najyaga numva n'abantu bakuru ni ibi ngibi. Ubwo rero nyine byaratangiye dutangira tubona hari abantu baturutse ahantu bita za Nyaruhengeri na Kibirizi bahungiye iwacu, twegeranye na komine, twegeranye n'isoko, twegeranye na kiliziya. Abantu bari kuri komine, bari ahantu ku kigo bita Gaseraye, henshi twaremye isoko, ukibaza se hari abantu baje baturuka hehe. Bidatinze rero twumva baravuga ngo ni abatutsi baturutse Kibirizi na Nyaruhengeri, bataka abatutsi kashobotse. N'ubwana n'iki nyine ukumva ibyo bintu ukavuga se ibyo ni ibiki. Nuko ataka inyenzi kashobotse, inyenzi nkaceceka nyine kuko ntabisobanukiwe. Ariko ukabona ababyeyi bafite ikintu cy'icyoba, ukabona abantu nyine ntibatuje, ntabwo batekanye, abantu bahunze. Ariko mbere yaho gatoya twebwe twari duturanye n'Uburundi, hariya duturanye n'Uburundi hari impunzi z'Abarundi. Impunzi z'Abarundi ku gihe cy'urupfu rw'umuperezida bita Ndadaye bari barahungiye ari benshi. Ariko none icyo gihe bijya kuba Abarundi bamwe na bamwe bari barasubiye iwabo, ariko hari abandi bahasigaye, abantu b'abasore bahatuye nyine bahabatu, kuko hari n'abakoze nyine jenoside b'Abarundi bari bakiri hariya. Yego ubwo rero bidatinze, amatariki ntabwo mba nyibuka mumbabarire, bidatinze habayeho ko ujya kubona ukabona nka hano hakurya y'iwacu, urabona hano ahantu dutuye hano ahamerereye bahita Rugobagoba, hakurya ni Kamonyi. Tugiye kubona tubona imyotsi ku musozi, ababyeyi bifata impungenge ati turashize, bakegeranya abana ati mwegere hariya, abantu barashize, ati kwa Kanaka babishe, kwa Kayihura babishe, kwa Karori babishe, turaho dukwirwa. Ukajya mu rugo rw'abaturanyi naho ugasanga nabo bameze nkawe, ntaho guhungira bafite. Ndabyibuka hari mu gihe cy'imibyuko y'amasaka, hari imvura nyinshi cyane, iyo mvura ntago ndongera kuyibona. Nuko dukwirwa imishwaro, bamwe bacaha abandi bacaha. Ubwo nibwo ibyo hakurya iriya bije natwe bitugezeho. Ndibuka ko hari akana twari duturanye gatoya pe, kari gafite nk'imyaka 4, nyirasenge yari inshuti ya mama wanjye. Noneho akana kakavuga niyo nsangwe no duhunge. Ukumva nyine akana nako kagize ubwoba nyine kubera ibintu kari kubona. Ahari inka y'umututsi bakayitema, ubwo ntiwayiraranaga, unamuragiriye urabona ko mu cyaro hajya habaho ibintu byo kuragiza umuturanyi.
namba bazi ko ari umututsi icyo gihe ntiwayigumanaga bahitaga baza kuyijya bayijyanaga bayitema umwe atema igice kimwe undi atema ikindi namba ari ihene y'umututsi uragiye ntiwayigumanaga bazaga kuyitwara bayitema bagabagabana inyama nyine babaga bazi aho baziragije yego ubwo birara mu imirima y'abatutsi bayiraramo bakajya gusarura mbese ibintu nyine byari biteye ubwoba pe byari biteye ubwoba ariko icyo gihe jenoside ubwo yari itaratangira ariko byeruye urumva ni nkaho yari itangiye namba batangiye gutwikira abantu no gutema amatungo n'umuntu bashyikiriye bamutema babazanya ati kanaka we mwamubonye noneho igihe cyagezeho cyo kuzana n'imbwa zo guhiga uwabuze wabuze bakamuhigisha imbwa mpaka abonetse ubwo rero natandukanye na mama wanjye umwe acukwe n'undi ukwe sinzi ukuntu twaburanye nyine bitewe no kugenda wirukanka turaburana tumaze kuburana papa we bamwishe ndeba yego ubwo twari twagiye twageze ahandi hantu ku wundi musozi ariko mama we tutari kumwe n'abandi bantu nyine twari turi kumwe mu gihiriri b'abaturanyi nabo twagiye duhurirana nyine mu mayira papa we nyine bamujyana mu bandi bagabo bamufatana n'abandi bagabo barabajyana cyane ko bavugaga ati mubanze mufate abahungu n'abagabo abakobwa se n'ubundi abakobwa nta kintu biba bivuze ntago baturwanya abo ngabo se ko n'ubundi iyo umuryango ucitse usigarana abakobwa nyine bavuga ko abakobwa nta kintu nyine bamaze ariko nyine natwe baradufata nyine batujyana ahandi hantu papa wacu n'abandi basore n'abandi bagabo nabo barabajyana babakubita impiri babakubita nyine ubona ari ibintu nyine biteye ubwoba nta muntu ukwitayeho nta muntu ugufitiye impuhwe kwihangana ntabwo byari byoroshye utwenda bakatukwambura nyine bajyaga no kukwica bakwandagaje bagiye kumwica batari babatandukanya burundu ngo ubone arenze nawe ugiye kurengera ahandi bamwicaye aho hafi bamwishe ndeba n'umubyara wanjye yari umusore mukuru baramutemagura bagenda bamukurura barabajyana natwe batujyana ahandi hantu ubwo ngubwo bamaze kutugezayo ahantu mu rutoki hejuru y'icyobo bakajya bakubita nyine umwe agwamo bakubita undi agwamo bagiraga ubuhiri bita hindizumbwa niko amahiri yabo yitwaga bwabaga burimo imisumari ngo njye mperuka bankubita hano ahangaha yego ni impiri bagukubise ni umuhoro ze bashakaga gukata ijosi ntabwo urabibona ko bashaka gukata umutsi w'izosi imana nyine yahabaye ikinga akaboko bamaze kunkubita aho ngaho ntabwo ngira ngo hari nari ndi nko kwigira gutya kuko na hano urahabona inkovu hano ku kiganza ahangaha yego iragaragara ubwo urumva bamaze kunkubita hano ku ijosi ntabwo nahise n'ubwenge nyine ngo manuka mu cyobo nahise n'ubwenge nyine nikubita hasi aha ku maboko ntabwo nzi ukuntu byagenze nakangutse mbona nyine mfite ibisebe ahantu hose nkoze numva hari ibisebe igisebe iyo kimaze kubyimba iyo umaze gukomereka igisebe inyama irabyimba ikaba nini ahantu hose nikoraga nasangaga habyimbye nuzuye amaraso nakangutse ndi mu mirambo myinshi cyane muri cya cyobo nambaye ubusa
nkajya ntekereza nti se napfuye cyangwa ndi muzima, ko numvaga nyine mfite ibizunga, mfite isereri, ariko ndashima Imana yahabaye. Ndashima Imana yahabaye. yego Ntabwo ari imbaraga zanjye, nta nubwo bansize kuko babishakaga, bo bari bazi ko byarangiye. Ariko nyuma gato numva mbaye nyine nk'ukangutse. yego Nakora ahantu nakwikoraho nkumva nuzuye amaraso, nakora hirya hino nkumva imirambo y'abantu muri cya cyobo. Ndeguka gahoro, ndicara, ndarangaguzwa, nta muntu mbona. cyari icyobo giteye nka fose, cyari icyobo gitambitse kimeze nk'ibintu bita umuringoti. yego Ubwo rero ndicara, ntangira gutekereza ukuntu ndi buhave, nahaguruka nkagwa, ko mpagurutse nkagwa, nkagenda nkambakamba, mbona mvuyemo. Maze kuvamo navananyemo n'undi mukobwa nawe, tuvamo, bari bamukubise ubuhiragwamo, nta hantu bamutemye. yego Kubw'ukuntu nyine ngira ngo bari benshi abantu, ntibakurikiranye nyine ngo bamutemagure, bamukubise ubuhiraguyemo ntibamukurikira. yego We yavuyemo nta hantu ageze, ariko nyine bari bamukubise ubuhiri ku mutwe. yaviremo n'imbere. Hari ibintu utekereza ukumva ntabwo uri kubishyikira. Tuvamo, nawe ntiyarabashije, iyo babaga ari abantu b'inkumi babaga banabakubita ibikoni. yego Ahantu abasore b'inkumi babaga babakubita, n'ubundi babaga bakunogeje. Kuvuga ngo akinyenzi karashobotse, abana bacu bazajya babaza uko abatutsi basaga. yego Ubwo twaje kuvamo rero, turara tugenda mu rutoki, ariko ntabwo nabashaga guhagarara. Iyo nageraga no ku kantu k'umukingo, niyo kabaga kareshya n'iriya sima, yego ntabwo nabashaga kumanura ikirenge ngo nkandagire, ahubwo nararyamaga nk'ibirandura kugira ngo ngere hasi, yego kuko nabaga mfite isereri. Twaraye tugenda, sinagusobanura ngo inzira twanyuzemo ni iyihe. Nk'uko waba ushaka kujya nko ku Kamonyi ugaca mu Gashyushya, yego mu rwego rwo kugenda wihishahisha. N'imbwa z'icyo gihe zari zabaye ibikoko, yarakubonaga ikakurya. yego Ni Imana nyine ibigira ngo uzagire nk'urubara cyangwa se umunsi wawe se nturagera, simbizi, sinabona uko mbivuga. yego Ubwo rero twaragiye, nza kugera ahantu hari umukecuru, numva mfite inyota nyinshi cyane, njyayo nsaba amazi. Ubwo wa mukobwa twavanyemo nawe yaciye iyo nzira, nta wanyuranaga n'undi. Umukecuru ambonye, sinari nanamuzi, agira ubwoba, aravuga ati se wa mwana we bite? Ndamubwira nti mukecuru, ndashaka amazi yo kunywa. Arambwira ati ngwino. Njya mu nzu, ampa amazi. yego Ati se ubugiye? Ni ngiye iwacu. Iwanyu se wanyu bari he? Ntago mbizi. Umukecuru ampa amazi yo kunywa, andambura n'ubusambi mba ndyamyeho gatoya. Hari mu gicuku, bumaze kuba nka saa 10, arambwira ati ngaho ngwino ugende. Narabyutse ndagenda, ngeze iwacu nsanga nyine ni mu matongo, nta muntu uhari, nta kintu gihari. Ndagenda, ndangije mpita mfata inzira, genda nerekeza i Burundi.
kuko hariya duturanye n'u Burundi nyine ibyambo byose twabaga tubizi, twari twegeranye n'ahantu bita mu Maramirundi. Nagerageje nyine kugenda nsatira nshakisha inzira iri bumpingutse aho ngaho ku cyambu cyo mu Maramirundi. yego Naragenze rero ndagenda, maze kugenda ubwo no kugenda nyine uhura n'imirambo, ukwepa uhura n'imbwa nyine Imana ikaba ari gukingira akaboko pe. yego Ko n'imbwa z'icyo gihe zari zabaye ibikoko kubera kumenyera kurya abantu, nazo bazigendanaga intera zihiga nyine zihiga abantu. Nuko muri kwa kugenda rero naje kugera koko ku cyambu. yego Maze kugera ku cyambu ni nk'Imana nyine ibigendana nawe. Abarundi baranyambutsa Akanyaru n'uruzi runini, banyambukishije kubw'amahirwe. Nkimara kugera hakurya i Burundi mpita mbona mama wanjye, ahita mbona abantu barasakuza ati dore Murekatete, dore Murekatete. Mama wanjye nawe baje mu bahurura asanga ni umwana we, ararira aramfata. Ararira aramfata ati ntibishoboka umwana wanjye, ni we se mwana wanjye ngo nguheke. Ntabwo bikunda mama, ntabwo wanshobora. Ni iryo nabuze. Ibi byakurikiye simbizi. Nahise njya muri koma. Ko bangije kwa muganga sinkuzi. Nongeye kugarura ubwenge nsanga ndyamye mu bitaro. yego Baramfasha. Ubu hano hantu ubona bahadoze inshuro 3. inshuro 3 bahadoda. Abaganga abandi baza ati bahadoze nabi, bahadoda abandi baganga baza ati bahadoze nabi. Ubwo ngubwo bayaho mu bitaro mu Maramirundi. Igihe kiragera haza kuza abadogiteri batujyana ahantu bita i Ngozi ku bitaro bikuru. yego Ku bitaro bikuru baramfasha, baramvura, nza gukira nongera nsubizwamo ubuzima ndi kumwe na mama. yego Ubu nyuma yaho nibwo mama yaje kumbaza ibya papa. Ndamubwira ni papa yapfuye, mubwira n'abandi bantu nyine bapfuye, mubwira na babyara banjye. Abantu baze kubyumva neza, ngewe mama wanjye ambyara ndi umwana umwe. yego bikinege. Yego. Noneho bayaho mu bitaro. Igihe kiragera mu bitaro ndahava. Maze kuhava tujya nyine gushaka aho kuba. yego Kuva muri ubwo Burundi nta bavandimwe twari tuhafite. Twagiye gushaka nyine ahantu ducumbika. Biba ngombwa ko mama tubura ahantu ho kuba. Uyu munsi twacumbitse aha, ejo tukahava. Biba ngombwa ko mama wanjye ashaka umugabo. yego w'i Burundi. Yari umunyarwanda. ariko wahungiye Burundi nawe? Yari umunyarwanda w'i Burundi ariko w'umuhutu. Tuhageze nyine amahoro twashakaga cyangwa ubuhungiro nabwo ni nkaho tutabibonye kuko yarantoteje. yego yego Hari n'uwajyaga uza mu Rwanda narinzi, noneho ntangira gushakisha nyine masenge kuko nibukaga ko hari uwahabaga nzi neza, nkibuka na nimero z'umuhanda bajyaga bavuga. Uko ngenda mbyumva bavuga ngo kurya 10, kurya 11, kurya 52. Nkajya mbaririza mperereza n'abazina y'abana be nari nyazi. yego Ntangira rero kuvuga nzashakisha masenge. Ndatangira nkajya mperereza, nkasohoka mu rugo ahomba, nkabaza hano kurya kangahe, gutyo bakajya bambwira. Noneho igihe cyarageze rero nza kubona shangazi, nza kuhamenya. yego Mpamenye njyayo, shangazi ndamubona aranyakira, arambaza ati uracyabaho? Nindiho. Mbabwira amakuru nyine y'ibyo mu Rwanda uko byagenze. Mbwira ko papa yapfuye, ni nawe muhungu wenyine bagiraga iwabo. yego Mubwira nyine abantu bose bapfuye, mubwira uko byatangiye, uko byagenze. Ndamubwira umuntu wari ni mama, nawe makuru ye sinyazi kuko twatandukanye nje n'ahangahe Bujumbura. yego
ati ese ntabwo wasubiye mu Rwanda? Mbwa ntabwo nasubiyeyo. Ngira ngo icyo gihe hari nko muri 97 gutyo. Noneho birangiye rero nibwo